mwiyumve mwikaze kandi ndabakunda cyane. Kandi mbahaye karibu mwiyumve mwikaze kandi ndabakunda cyane. Papa wanjye na mama we baravukana, abandi mfite undi murumuna wanjye utari hano ntabwo bashaka kuba ari mu mirimo. Rero Imana ibahe umugisha, nagiraga ngo mbereke famiye. Batatu n'umugore nishimanye namwe nyine murakoze. Murakoze. Yewe mubona mpagaze imbere yanyu uri mukwe musinga ibirori Shika Donatien Hakizimana kizina ry'abyinnyi Paketia. Nanjye ntuye hano bita mu Gisasa mu Birembo umuhanda muri Bumbogo n'ubundi. Nanjye papa mfite n'umudamu hanyuma ibisiga n'umudamu umugisha murakoze. Twakomeza n'abandi nta kibazo twese mu bakuru muri ruvuga. Nitwa Josiane nanjye naturutse hano hepfo Masizi bazanye famille yanjye. Biroreza bitwa Mumuru Janvier abandi umumama w'abana babiri n'inshuti y'umuryango bishimiye kubana. Nishimiye kubana namwe. Ndi mubyara mu Minesi nk'uko bababwiye, nitwa Niyitegeka Claire, aba nta hantu Mwiriwe, nitwa Kayisariyete, ndi umubyeyi mfite abana 4 n'umutware wanjye, naturutse mu Birembo, Minisitiri n'umubyeyi wanjye. Murakoze kandi mwiriwe neza. Nitwa Niyitegeka Sise, ni umugabo w'abana 4, madamu n'umugore. Ibindi Uwiteka aduhana umugisha. Mwiriwe, nitwa Alice, abandi inshuti Alice abandi inshuti y'umuryango bikaba ari sheri wanjye, nishimiye kubana nawe. Mwiriwe, nkabita n'inshuti n'ibintu, nkaba ndi inshuti y'umuryango, Imana ikoze iduhana umugisha. Nitwa Mushimanishimwe Christian, nanjye ndi inshuti y'umuryango. Mwiriwe, murakoze. Nitwa Uwase Julie, mama Kevin. N'umubyeyi mushya n'ungutse ibindi Sadona umugisha. Mwiriwe neza. Nitwa Matoha, mama Inesi ni umushuti wanjye twahuriye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko najya dusengera, numva ndamwishimiye cyane, niyo mpamvu nifuje kubana nawe muri ibi birori. Arazi ko mukunda nk'umubyeyi wanjye. Murakoze. Mwiriwe, amazina nitwa Inesi. Mama Inesi ni umushuti, nifuje kwifatanya nawe ibindi Imana iduhana umugisha. Mwiriwe, nanjye nitwa Lidia Umutoniwase, nanjye naturutse mu Bugesera, ndi inshuti y'umuryango. Mwiriwe, nanjye nitwa Lidia Umutoniwase, nanjye naturutse mu Bugesera. Mwiriwe, nanjye nitwa Ishimwe Veridike, naturutse i Nyamata, Minesi ni mushiki wanjye. Mwiriwe, nitwa Tuyishime Baruka, umubyeyi ufite abana 4, tuzana hirya n'inshuti y'umuryango.
bita Nshimiyimana Jean hano baje no mu rugo benshi bahita kumubona Celestin ahari mu muryango w'igisanzwe n'inshuti zacu nanjye bana mu izindi uyu akaba ari mushiki wanjye, uriya akaba ari bofure, uriya akaba ari garafurere, abandi bari mu gikari bashiki banjye, nanjye nifatanyije namwe gusaza wanjye. urakoze cyane. ndabona hasigaye abana batoya abatanagura ko basiga bakuze. hanyuma mwese ngo mumvize amashyi mwese yego murakoze. nabonye uyu munsi hano bimeze neza, habutse abana benshi ababyeyi banafite ni benshi cyane, ni impanga zavukiye rimwe ariko nyine tukamo nkuru ngo banza umukuru ari uyu umukuru ni Inesi haguruka uhaguruka ngo yivuge neza, wivuge amazina yombi yahora muri kamera, wivuge. abandi bo wenda bivuga mu kanya cyawe kigeze, ariko Inesi niyo mukuru nyine niwe wavutse mbere yabo. hanyuma tudatinze muri byinshi, urumva ko nyine ibirori kandi bimeze neza, nubwo wenda harimo amasaha agenda, ariko Imana ishobora kubyibuze mwihanganira natwe. rero aka kanya nagira ngo nsabe mu gikari, hanyuma gahunda ikurikiyeho numva bayizi, bagenda batuzanire Inesi cyatuma reka tumujyane kuturangira. Ine aya ni mama w'uturangira. Yego barajyana. Yego Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ines. Happy birthday to you. 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 Irumunsi mwiza, sabukuru nziza, irumunsi mwiza, isabukuru nziza. mukanya raseka. Inesi mukanya useke. Rero murakoze kurimbira abageni bagize umunsi sabukuru iby'umunezero. abantu bashaka kwifotoza hanyuma abana bagenda bafotoreye panya bi hafi. Yego ari hafi kugira ngo nabo dufashe. Oh my God, it's my birthday. It's my birthday. Oh my God, it's my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Siku nyingine ya furaha, I'm so happy. Mwaka mwingine nimevuka, I'm so happy.
happy, happy, happy. Asante mama, asante sana kukuza. Upendo wako moyoni mwangu utochuja. Siku kama leo ulimwaga chozi la furaha. Mtoto wako damu yako nimekuja. Niko na Uprise music, baby. Flaga got the recipe. Kwanza na furaha, nitaimba na kucheza, washa mishumaa, weka keki juu ya meza. Oh, ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Akimwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyugi pombe la utalewa, niwape shombe walochelewa. Zikinipanda monde nitapepewa, pembe la ng'ombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, walikukuza ukakuwa. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba Maulana, kukuombea na dua. Anakapicha kako nitaka post, waso kupenda itawakost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata keki kata, oh kata, kata keki ya jina lako, walishe na wenzako, tuko kwa ajili yako. Oh basi kata, oh kata, kata nipone, kata anakapicha kako nitaka post. mbere na mbere mpaye Imana icyubahiro kubera ko ari umukozi w'umuhanga. Twebwe abana b'abantu tujya dupanga ariko gusoza bikanga, ariko Imana igira indi jambo yavuze kugeza ibisohoje. Imana rero nishimwe cyane, Imana ni nziza. Aka kanya ikintu nababwira kubabwira ngo mujye mukunda Imana, kubera ko ibi byose ni Imana ibikora. Ntabwo ari uko ndi umuhanga, siko ndi mwiza. Kuba nabahamagara mwese mukaza mungana gutya nta kintu kidasanzwe kindiho, ahubwo n'imbaraga z'Imana. Rero ikintu mbifuriza ni ugukunda Imana cyane, kuko ngo ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, niwe ufasha abababaye n'abatagira shingiro na rugero, ajya abahumuriza mu gihe cy'amakuba ndetse no mu gihe cy'akaga. Rero Imana nishimwe cyane ko mwateraniye hano amahoro. Nge ndumva nuzuye amashimwe, ndumva amashimwe andusha imbaraga, ndumva amashimwe ari magari cyane, banumva hari ukuntu nyine ntabona ukuntu mvuga Imana, ariko Imana nishimwe cyane.
ibi byose kuba mwese muri hano ni ukuri n'imbaraga zayo, ntabwo turi beza, ntabwo turi famiye irenze ku buryo mwese mwaba muteraniye hano, ariko Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Buri muntu wese wumva bimurimo amera Imana icyubahiro cyinshi cyane. Imana nishimwe cyane. Ahangaha hari abantu twamenyaniye kuri live, aho mvugira ubutumwa, aho nsengera, ni kuri basabiye umugisha mwinshi cyane. Twari tuziranye nyine dusengana kuri live ariko tutarabonana amaso ku maso. Imana ibaho umugisha. Uriya ni umupasiteri, uriya nawe ni umushyitsi wanjye twamenyaniye kuri, abantu dusengana kuri live twamenyaniye. Nimumbabarire muhaguruke kuko ni iby'agaciro kunguka inshuti. Ibaho umugisha kubera ko nyine ni imbaraga z'Imana kuba wamenyanira. Abantu bazi ko social media ari ahantu nyine bakorera yego, murakoze cyane. Ubundi abantu benshi bazi ko kuri social media ari ahantu bakorera ibintu bitari byiza, wenda inzenya, brage n'ibindi, ariko abangaba twamenyanye kubera umugambi w'Imana. Ni Imana yabazanye mu buzima bwanjye, niyo mpamvu ari n'abagaciro kuri njyewe, niyo mpamvu mbakunda. Buri Imana nikubwira ngo izaguha inshuti z'umugisha kandi z'umumaro, ntabwo ibikubesha. Rero nimba muri wowe wumva ko hari uwundi muntu ukubeshejeho, umukomereho, ariko nimba wumva ari Yesu Kristo wakuremye akakwitangira akakugeza n'uyu munsi ukiri muzima ugihumeka, mbabarira umukomereho, ujye ubwira Imana ngo Mana warakoze kundinda, warakoze kundwanirira, warakoze kuba mu ruhande rwanjye. Imana nishimwe cyane. Rero mu by'ukuri nyine mba numva muri njye nkunda Imana cyane bitewe n'imirimo n'ibitangaza ikora. Niyo mpamvu aka kanya ndifuza kubasengera nkabasabira umugisha. Njye nta kintu mfite nabaha, ibi byose mumpaye njye ntacyo mfite nabaha, ariko Imana senga ifite byinshi cyane. Ni umugabo ufite ugenga ibihe. Njya nkunda izina rye ngo ni Uwiteka. Niwumva izina ngo ni Uwiteka ntabwo ari uw'ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo ni Uwiteka. Nimba ari Uwiteka rero ari uw'ibihe byose, ashobora no kugenga ibyo ngibyo. Buri muntu wese waje ahangaha ku bwacu, Imana imuhe umugisha. Kandi ni ukuri Imana ihagurukira ibyari bibahagurukiye, Imana imbabarirwanye ibyari bibarwanyije, isenye ibyari bashaka ibyashakaga kubasenya, Imana ibisenye, Imana yongere bubake bundi bushya. Kandi ahangaha mwaje ni mu rugo rw'umugisha, mumbabarire muhakure umugisha. Wumve ko muri wowe wizeye Imana, uvuga ati nimba nageze ku munyamugisha nanjye nabonye umugisha. Na Elisa yagumye kuri Eliya kugira ngo amukureho umugisha. Arangije Eliya abwira Elisa ati ntabwo nakurekurana nubwo nakuva iruhande. Aramubwira ati wowe nuntumbira ukabona nkumva kuri Kristo Yesu, icyo ushaka urakibona. Rero yabonye imbaraga z'Imana, imbaraga zari ziri muri Eliya zijya muri Elisa kubera kwizera. Rero nawe nimba nkubwiye ngo wizere ko Imana ahangaha wahakura umugisha, wikizere ibyo Kevin avuga, ahubwo izere uvugira muri njyewe, wizere utegekera muri njyewe. Haleluya! Imana yacu nishimwe cyane, Imana yacu irahambaye, Imana yacu ni nziza. Ntabwo ari abantu bose, ibihe turimo biragoye, ariko ntabwo ari abantu bose bakora anniversaire, ntabwo ari abantu bose bakora ibirori, biragoye cyane. Ariko kubera Imana igivugisha ikaririnda ikariherekeza kugeza risohoye. Mwihangane ntimurambirwe, mujye mukunda kumva Imana, kuko n'ubundi abantu bareba amafilimi umunsi ukira. Mujye rero mu gihe umuntu ari kuvuga Imana mujye mwihangana muyumve, kubera ko wakubaza aka kanya ikintu gitumye uriho ntabwo wakimenya atari Yesu Kristo. Yesu agukuye, mbese yamaze umwuka wawe ugerwa na Yesu. Yesu yavuze ngo pfa wapfa. Rero mujye mukunda Imana, muyizere, muyiringire, kuko ni Imana ishobora byose kandi nta kijya kinanira. Rero nababwiye ngo ahangaha mwaje mu rugo rw'umugisha. Rero mutahane umugisha w'Imana, imbaraga z'Imana zibagote. Abari hano barwaye bakire, abari hano badafite akazi bakabone, abari hano bafite ibyifuzo bitandukanye, Imana yo mu ijuru nsenga imbabarire ibasubize, kubera ko ibintu mwakoze. Reba abavuye Bugesera, abavuye za Gikondo hose, nka pasiteri yavuye ahantu kure hafi ya pasiteri bahita mu Igasogi. Urumva rero ntabwo ari uko ni imbaraga z'Imana. Iyo ataba imbaraga z'Imana, reka nkubwire, nushaka ujya ukunda Imana. Hari umuririmbyi uvuga ngo ni umugabo nanjye ndamwemera, ngo ajya ahindura ibyanze guhinduka. Rero Yesu ni umugabo ndamwemera, ajya ahindura ibyanze guhinduka. Ibyo abana b'abantu babona bitashoboka, Imana ijya ibishobora. Icyo rero cyari kigutinyishije, ntiwongere kugira ubwoba. Bwira Imana ngo Mana uri mu ruhande rwanjye, ntabwo ufite gutinya. Ntiwongere gutinya, ntiwongere kugira ubwoba, ntiwongere gukuka umutima. Imana ibaho umugisha mwinshi
cyane nishimye nanezerewe mbasabiye umugisha reka nsenga Imana mbasabira umugisha kandi mwumve ko umugisha w'Imana uri kuri mwebwe wumve ko wowe wari ufite ikintu kikuremereye mu mutima urava ahangaha Imana yagize ikikora kandi ubyizere kuko Yesu ashoboye byose nta kijya kimunanira nimumbabarire mbere yuko nsenga abantu mubishoboye mbare gatatu duhereze Imana amashyi ya speciale kubera ko Yesu ngo ni umugabo nanjye ndamwemeranya ajya ahindura ibyanze guhinduka yankuye kure Imana yankuye kure yampaye umugabo kandi mwiza impabana rero Imana ndayikunda cyane ni nziza mu gihe abantu baba baravuze ngo ntuzabyara Imana yemera kubyara abantu baravuze ngo ntuzaheka Imana ikemera kuheka abantu baravuze ngo ntacyo uzamara Imana ikemera ko hari icyo umara abantu baravuze ngo ntaho uzagera Imana ikavuga ngo uzahageza rero Imana igira indi jambo ryayo ikariherekeza rero nimba wowe uri hano babarira ukunda Imana kubera ko ubuzima bwawe buri mu biganza bya Yesu nta kintu na kimwe unyuramo cyatunguye Imana mugire rero kwizera mugire kwihanganira ibibagerageza mugire kwihangana muri mwebwe muvuga ati Imana ibitaraza ntabwo ari uko wabinaniwe ahubwo ni isaha yawe itaragera njya nkunda kubwira abantu ngo Imana ntabwo izigera iguhoza amarira utarize nimba wararize menshi niko ibitwenge byawe bizaba byinshi rero ningiye kubara gatatu duhereze Imana amashyi ya speciale 1 2 3 iteye ubwoba irafatika separate Imana yacu irahambaye mureke twubaha Imana dusenga uri Imana nziza uri Imana rubasha uri umurengezi kandi uri umutabazi uri ubwugamo buzima uri isambu itarumba uri igiti cy'inganzamarumbu uri ubwugamo bw'umugaru haleluya izina ryawe ni ryamamare papa ndagushimye kubw'uyu munsi uyu munsi ndibuka neza ko aribwo wampaye umwana w'umukobwa Mana ntabwo ari imbaraga zanjye abarozi bahagurutse karande zahagurutse wewe warahagurutse urandengera wewe warahabaye mu buzima bwawe mwami wanjye na n'uyu munsi urandinda umereza umwana w'umukobwa agize imyaka 7 akiri muzima nanjye ndi muzima izina ryawe ni ryamamare uri mwiza Yesu sinabona uko nkuvuga uri mwiza Yesu sinabona uko nkurata ariko uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza witeka shimwe kakanya ndagushimye ndaguhimbaje nguhaye icyubahiro amashimwe yose nayawe amashimwe yose nayawe amashimwe y'ababyeyi amashimwe y'abagabo amashimwe y'abasore n'abakobwa amashimwe y'abana batoya amashimwe yose nayawe Yesu Kristo ndagushimye haleluya Mana niwakira ishimwe niwakira ishimwe ry'uko turi amahoro aka kanya mwami ndagushimye cyane nyemerera data wa twese uri mu ijuru utanga umugisha ku mugabo wageza ku mukobwa wageza ku musore wageza ku mubyeyi wageza umwana wakandagiye sabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo Mana sabye umugisha kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo abanyeshuri sabye ubwenge mu izina rya Yesu Kristo ababuze uko bagira sabye imbaraga zawe ngo zibatabare mu izina rya Yesu Kristo Mana abantu bose bashyigikiye kugira ngo ibirori bigende neza sabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo niwagura imbago zawe nubagirire neza nubavuganire nubarwanirire Mana muririmbyi yuzuye umwuka waremba ngo umugisha utanga mwami wanjye ngo ntuwongeraho umubabaro ngo bakumenye ngo dufite amahirwe ngo ko no ku munsi mubi tuzakomera haleluya izina ryawe ni ryamamare Mana sabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo mu butware mpabwa nawe mu mbaraga mpabwa nawe byazina wampamagariye mu izina rya Yesu Kristo mpagaritse ibitero bya Satani byari bihagurukiye kurwanya abana bawe mpagaritse ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye uburinzi bwawe n'igitinyiro cyawe kugira ngo abe aricyo kigaragara haleluya Mana umugisha utanga uzana ubugingo umugisha utanga uzana agakiza umugisha utanga uzana icyubahiro umugisha utanga uzana kudapfa umugisha utanga uzana ubwiza umugisha utanga ijambo haleluya Mana umugisha wawe utanga byose umugisha wawe utuma amadeni agenda umugisha wawe utuma uburwayi bugenda umugisha wawe haleluya mu izina rya Yesu Kristo umugisha wawe Mana Yesu Kristo umugisha wawe reka umugisha wawe ugaragare Mana reka bimenyekane mu izina rya Yesu reka umugisha wawe ugere ku bagiye kugenda Mana ndakwinginze ugendane nabo nanze bibarwanya mu izina rya Yesu byari bibahagurukiye bihagurukire byari bibarwanya ubutane mu izina rya Yesu Kristo bitavuga Imana ukubite hasi kagambana ukubite hasi abarozi ukubite hasi karanda ukubite hasi mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese uko agiye kubana yakirishije rambura ukuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo weko wambwiye ko ndi umunyamuryango
umugisha wambwiye ko icyo nzatura n'akanwa kanjye icyo uzagishyigikira kugeza gisohoye ndakwinginze Kristo mwiza ndagutabaje Mana ishobora byose Mana y'inyembaraga nyinshi ndagutabaje girira neza abantu bawe reka amahoro yagusendere muri bo reka agakiza kawe gasendere muri bo bababarira ibyaha n'ibicumuro maze uyu munsi Mana babone ko umugisha wawe bamenye ko bageze ku mukozi wawe umwana wawe mu izina rya Yesu umunyamugisha haleluya reka umugisha wawe usakare umugisha wawe usakare umugisha wawe usakare mu ngo z'ababyeyi baraho umugisha wawe usakare mu ngo z'abagabo baraho umugisha usakare ku bakobwa baraho umugisha usakare ku basore baraho byifuzo bya buri muntu wese wageze aha ngaha reka umugisha wawe uze usubize ibyifuzo byabo mu izina rya Yesu Kristo ushoboye urahambaye Mana nawe ujye kuvuguruza wowe iyo waje uba waje nawe ujye gukoma mu nkokora uri Imana idahindurwa n'imisi cyangwa ibihe ko wahoze kera n'uyu munsi n'ukuri data ngukundira yuko utameze nk'abantu Mana ndagushimira cyane ko utameze nk'abantu mwana w'umuntu yashobora kugusezeranya ntasoze ariko ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya ubesha ntabwo ujya wivuguruza uri ndo kandi uzahoraho icyampa Mana icyampa muri iyi ngizi umwuka icyampa ngo nkazagerayo nkajya kureba uwo muvaniza nakoreye ngo ni heza pe ngo nta misozi nayo umwami Yesu ngo niwe waharinganije haleluya 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 cyubahiro ni cyawe ngaho turindira igihugu mu izina rya Yesu rinda igihugu cyacu rinda abakomeye n'aboroheje Mana imbaraga zawe z'umukiza tugira neza rinda abari mu bihugu by'amahanga rinda isi yose tanga agakiza tanga ubukristo tanga imbaraga tanga inkomezi bimenyekane ko ushoboye byose menyekane ko utajya ubeshya menyekane ko Uwiteka menyekane ko wihaje bimenyekane Mana ndashaka ko bimenyekana ku mubyeyi wageza ndashaka ko bimenyekana ku musore wageza ndashaka ko bimenyekana ku mukobwa ndashaka ko bimenyekana ku bagabo ndashaka ko bimenyekana mu bana bacu Mana aba bana ndabacikije amaraso yawe reka amaraso yawe agotaba abana reka amaraso yawe agotaba abana reka aba bana bakurire mu mbaraga zawe bakujeho imbaraga z'akarande bakujeho inyatsi n'ibitero bya Satani mu izina rya Yesu Kristo reka umugisha wawe usakare urakoze mwami w'abami mweretse mwami Imana buri muntu wese wagize ikintu akora mwami Imana kuri ya anniversaire buri wese warambuye akaboko ndakwinginze Uwiteka nawe muramburira akaboko nawe muramburira akaboko nawe murwanire nawe munisheze nawe muvuganire Mana yakuye wasubiza igishuri ibihumbi maze Uwiteka umusetse nk'uko wasekeje Sara nanjye niko wasekeje uyu munsi reka nabo basetse mu izina rya Yesu reka nabo basetse mu izina rya Yesu reka nabo basetse mu izina rya Yesu mugisha wawe Mana reka usakare mu izina rya Yesu bagiye kugenda agendana nabo Mana kugira ngo nyakora ku ngoma Imana natwe tugiye usigarane natwe maze umugisha wawe uzongere uduhuze turi bazima dufite imbaraga zo gukiranuka dufite ubwiza bwo gukiranuka twambaye icyubahiro no kudapfa haleluya maze ubwami bwawe bwamamare icyampa Imana Uwiteka ukaturindira ubugingo kugira ngo Uwiteka urinde ubugingo bwacu tinda bibaho byose maze ugaragare nk'Imana maze utegeke haleluya 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 Yesu ni mwiza ndagushimira icyubahiro ni icyawe Mana icyubahiro ni icyawe Mana icyubahiro ni icyawe mu izina rya gusenga kwanjye kukugeraho manura amahoro yanjye ndagukeneye ku manywa